Yes, reka twongere tubasuhuze ari nako tubaha ikaze mu mudahema kwana natwe hano kuri chaîne ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. N'aya makuru ari kugenda avugwa mu turere tugiye dutandukanye. Mu karere ka Burera baratabariza umukecuru utwikiwe uruzitiro inshuro zigera kuri 3. Turavaho ngaho dukomereza mu karere ka Nyamasheke aho ikamyo yikoreye sima yabirandutse ikomeretsa bikomeye umushoferi wari uyitwaye. Biraye mu murima w'ibigori bya mudugudu barabirandura, bamaze kubirandura babikoramo umusaraba. Ikamyo yikoreye imbaho yarenze umuhanda igwa mu kabande. Ayo makuru nandi tutababwiye niyo tugiye kuba tugarukaho. Nuko twe tubabwiye amakuru yacu reka tuyahere mu karere ka Burera. Mu karere ka Burera baratabariza umukecuru utwikiwe uruzitiro inshuro zigera kuri 3. Abaturage bo mu kagari ka Kagitega umurenge wa Cyanika akarere ka Burera batewe impungenge z'ubuzima bw'umukecuru witwa Nyirabunani Verediana ufite imyaka 64 umaze gutwikirwa urugo rwe inshuro zigera kuri 3 mu bihe bitandukanye. Bakaba basaba ko ikibazo cye cyakwitabwaho byihuse kugira ngo uyu mukecuru abone umutuzo aho atuye. Turavongaho rero mu karere ka Burera dukomereze mu karere ka Nyamasheke aho ikamyo yikoreye sima yabirandutse ikomeretsa bikomeye umushoferi wari uyitwaye. Ikamyo yari itwaye sima yivanye ku ruganda rwa Simerwa Nyarwanda Simerwa yakoze impanuka irabiranduka ikomeretsa bikomeye umushoferi wayo witwa Niriva mu Ndaruje w'imyaka 48 ahita ajyanwa mu bitaro bya Bushenge. Iyo modoka yakoze impanuka ahagana saa 7 z'igicuku zishyira kuri iki cyumweru. Ni imodoka rero yarenze umuhanda irabiranduka cyane, irabiranduka igwa igaramye. Mu kugwa igaramye rero umushoferi yaje kuba yayikomerekeramo aza kujyanwa mu ibi bitaro bya Bushenge. Turi buze kuva aho ngaho rero n'ubundi tukiri muri aka karere ka Nyamasheke dukomereze ku nkuru iri kuvuga ko biraye mu bigori by'umuyobozi w'umudugudu barabirandura, bamaze kubirandura babikoramo ikimenyetso cy'umusaraba. Mukandayisenga Esteri umukuru w'umudugudu wa Kabanda akagari ka Kinunga umurenge wa Nyabitekeri akarere ka Nyamasheke atewe inkeke n'ubuzima bwe buri mu kaga kubera abagizi ba nabi bataramenyekana bakomeje kumurandurira imyaka. Igikorwa cyatangiye mu myaka 3 ishize. Yagaragaje impungenge afite ku buzima bwe bitewe n'ibi ngibi barimo baramukorera, gusa ntago hari hamenyekana abihishe inyuma y'ibi bikorwa bibi. Tukirahanye Nyamasheke rero n'ubundi ikamyo yikoreye imbaho yarenze umuhanda igwa mu kabande. Iyi kamyo yari itwaye n'uwitwa Nkundanyirazo Eugene w'imyaka 53. Uyu mugabo yari ari kumwe na Tandiboy Dusabirema Olivier w'imyaka 23. Iyi kamyo yacurangutse mu kabande mu murenge wa Ruharambuga akarere ka Nyamasheke. Tandiboy na shoferi bakomereka byoroheje. Iyo kamyo yisanze mu kabande ariho igaramye. Gusa ku bw'amahirwe nta muntu wagize ikibazo ngo abe yavamo umwuka. Gusa uko biri kose bakomeretse ariko baje kujyanwa ku ivuriro bari kwitabwaho n'abaganga. Ayo rero niyo makuru twe twabateguriye, mukomeze kugira ibihe byuzuyemo ibyiza byose mwifuza.